Pastor Antoine Rutayisire ngira ngo benshi munamwemera n'umukozi w'Imana, ariko icyitonderwa icyo tubabwira nuko mugomba kwitonda. Ntabwo twese turi abamarayika, nubwo turi Yesu. Umwana w'umuntu ashobora kuvuga ibitari byo, nubwo yaba avuga kemerwa ku isi yose, ashobora kuvuga ibintu bitari byo. Twababwiye ko amadini yose yamaze kuba ecumenism, bamaze guhuza icyo bita amadini yose ahinduka umwe, mbega bafitanye ubumwe bose. Nta mupaseri cyangwa umubishopu cyangwa umwaposo ushobora kuvuga mugenzi we nabi nubwo yaba ari kuyobya abantu, ntibishoboka. Antoine Rutayisire rero yavugiye Gitwaza kuri iriya video twabahaye. Urwandiko rw'Abaroma nirwo Gitwaza yavuze abivuga nabi, Antoine nawe arongera bivugaho nabi Antoine Rutayisire, kandi niyagaragaza iyo verse ahiri ngo agaragaze ikivuga. Iyo verse tugiye kwigisha undi dushaka dufite n'icyumweru cyose ariyo turi kwigisha. Mwumve message umwe mu bafana ba Gitwaza yanyandikiye. Ukuri nuko abo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butagezeho, baba abapfuye mbere yuko ubwo butumwa bwiza buza mu isi cyangwa abapfuye mbere yuko bubageraho, waba wari ufite idini cyangwa utarurifite, uzacirwa imanza hakurikijwe umutimanama Imana yaguhaye n'amategeko yakugengaga muri sosiyete. Urumva ahantu Imana izifashisha amategeko yatugengaga muri sosiyete, abantu bashyizeho amategeko yashyizweho n'abantu, ngo Imana niyo izifashisha ngo irimo gucira umutimanama wacu urubanza. Bani magambo, igihe umutimanama wacu ukurikije amategeko ya sosiyete, birahagije ko tuzajya mu ijuru. Urumva imbaga nyamwinshi z'abantu zirimo zirarimba uko zingana. Abo ni abantu twizera ngo ni ba dogiteri. Antoine Rutayisire ni dogiteri, Apostle Gitwaza ni dogiteri. Ndashaka kubashyiriramo amwe mu magambo Antoine Rutayisire yavuze ashyigikira Gitwaza ibyo yavuze, n'undi muvugabutumwa yego kandi oya. Uriya icyo kintu ntabwo abantu bajya bacyumva ngo bagishyire muri context yacyo. Paulo yandikira Abaroma yarabwiye ngo abantu bapfuye bataza amategeko bazacirwa urubanza hadashingiye ku mategeko, ngo ariko bashingiye ku mutimanama ubarega cyangwa ukabaregura Imana yabashyizemo. Icyo rero gituma umenya ngo twumve koko ibi Antoine Rutayisire yavuze niko byanditse. Mwebwe abafite Bible zanditse mu zindi ndimi, mufate birazanyaho muri musome mu Cyongereza, musome mu Gifaransa, muturebere ibyo Antoine Rutayisire avuze aha ngaha niba ari byo, kuko we yarimo guhamiriza uyu Gitwaza ibyo yavuze karukuri. Avuga iyi verse yo mu Baroma, ariko niyavuga hiri ajya kuvuka Imana yari yarabivuze, azitwa Gitwaza, azatwaza amahanga, azitwa Paul, bivuze ngo azabintu iteka ryose mu gihugu Imana ishirayo Mose. Buri gihugu cyose burya Imana igihereza Mose. Murimo murabyumva, niwe Mose wa hano mu rwego rw'amatora, niwe Mose uwo mu Rwanda mu rwego rw'amatora. Kuki mutabwira abantu bayobozi mufite amatorero yanyu, mutabwira abantu Bibiliya ngo mubabwire iyo mirongo ahiri, namwe muzifate izo Bibiliya muzisome, mufatanye kuzisobanura. Nonese ko barwabugira bapfuye batarumva inkuru za Yesu, baruganzu basogokuruza ko bapfuye batarumva inkuru za Yesu, cyangwa bivuga ko bazajya mu muriro, ariko siko Imana yabiteganije. Iri jambo inyenyeri naryo muryitondere. Ibi bintu badukanye byo kuvanga inyenyeri ngo umuntu ugifite inyenyeri yaka, inyenyeri yaka, inyenyeri yaka, mwindi ibintu by'inzaduka bigenda biza. Ibi ngibi mu myaka nka 15 18 ishize ntabyo twari tuzi, ibi birimo kugenda biza, none biri kugenda byaduka by'amagambo y'amaterime tutaza yariyo. Mujya mwumva n'abantu bakunda kuvuga ngo Holy Ghost, aho kuvuga ngo Holy Spirit baravuga ngo ni Holy Ghost. Hari abantu benshi mu madini batakivuga ngo Holy Spirit, bavuga ngo ni Holy Ghost. Umwuka wera basigaye mwita ngo ni Holy Ghost. Iri jambo Ghost bisobanura umwuka mubi, umwuka w'umwijima, umwuka mubi. Noneho rero kubera ko baje akantu kitwa Holy bisobanura kwera, bakagashyira kuri Ghost ngo ni umwuka wera. Ntabwo bashobora kuvuga ngo Holy Spirit, baba ngo ni Holy Ghost. Ibi bintu bya translation tutazi byari byo, bene da mu byitondere. Ibi bintu mu byitondere. Niyo mpamvu ashobora kuvuga ibintu by'abantu tukabishyikira ngo niwe Imana yaduhaye. Mose ntabwo yigeze ayobya abantu b'Imana, we yaharaniraga guhora yumva icyo Imana imutumye, akagenda akakibwira Abisiraheli, kandi nawe yakoze mu gihe cye kirarangira. Hanyuma uwo yahamyaga n'ibyo yamuhamirishaga byose nyir'ubwite yaraje arabisohoza, witwa Yesu Kristo, ngo yabivuze nk'umutambyi mukuru. Niko Pastor Nambabazi we yavuze ngo Gitwaza avuze ari amagambo ngo nk'umutambyi mukuru uruta abandi. Bibiliya ivuga ko umutambyi mukuru ari Kristo, none yafashe Gitwaza amwita ngo ni umutambyi mukuru. Muzi icyo Paulo yavuze kuri iyo verse Antoine avuze uko utariko?
ashyigikira ibyo Gitwaza avuze? Muzi icyo yavuze? Reka mbibabwire. Haravuze ngo abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahuwe amategeko. Bavuze kurimbuka, ntabwo bavuze gucirwa urubanza. Tuzi ko amategeko yo mu isi yose ni ikinyoma, nta butabera buyarimo. Niyo mpamvu avoka iyo agiye kukuburanira araza akakubwira ngo nagira ngo mbwize ukuri, icyo kintu niba waragikoze, akubaza ngo waragikoze cyangwa ntwagikoze. Buri wese azirikana aya magambo. Kubera iki Pawulo ageze kuri iyi verse akavuga ariya magambo ngo abakoze ibyaha batazi amategeko bazanarimbuka ariko batanahowe iki? Amategeko. Ubwo turahera mu bihe bya Adamu ngo kuko Yesu ataraza mu isi se Imana izabacira urubanza igendeye ku mategeko bagenderagaho y'ibigirwamana basengaga, cyangwa amategeko abagenga arebana na politike zabo? No, icyo ni ikinyoma, ko nukuyobya abantu, kwica ubugingo bw'abantu ngo barimbuke. Ndabasaba bene data munkurikiranye muri ku isi yose, abayoboke ba Gitwaza mwese, abicaye imbere Antoine Rutayisire, abicaye imbere y'uyu paseri Ntambabazi n'abandi mwicara n'ahandi, mukangukira igitabo cyitwa Bibiliya, uko bitabaye ibyo muzarimbuzwa n'abantu babahagaze imbere. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka nongere ngusuhuze kandi mwifuriza amahoro y'Imana mwene data. Wowe udahwema buri munsi gufata umwanya ugakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri platform ya Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Imana. Imana igumugisha cyane kandi Imana ikugire neza mwese aho muri abanyarwanda, muri mu Rwanda ndetse n'abari mu bitandukanye, abarundi mwese, abari mu Bugande mudukurikira mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'andi moko yose avuga ururimi rushamikiye ku rwacu rw'Ikinyarwanda, mwese Imana ibahe umugisha mwinshi. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana tuyobore muri kiganiro, kuko uyu munsi tugiye kuvuga ibintu bikomeye. Uyu munsi tugiye kuvuga kari murori, tugiye gusobanura ibintu abantu bamazemo imyaka myinshi kandi bari kuyobywa batabizi, kandi bayobywa n'abitwa ngo ni ba apotre, ni ba bishop. Reka tubanze dusenge kugira ngo Imana tuyobore mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nyagasani Imana yacu, Imana ikomeye kandi kiranuka, Imana yaduhamagaye muri iki gihe cya none kugira ngo tugukorere mu gihe kibi, igihe giteye ubwoba, igihe hariho ubuyobe bwinshi, hariho inyigisho zigiye kuyobya abantu benshi bakabura ubugingo, kandi igihe abantu benshi bishe amatwi yabo kugira ngo batumve ukuri, bagakomeza kwiyobagiriza mu bidafite umumaro. Mana, turakwinginze ngo uze ukora umurimo kandi uburire abantu basobanukirwe umuburo, kandi bumve ubutumwa bwiza, bakunda ijambo ryawe kandi bariha agaciro, barisobanukirwe batagendeye mu gufana. Ibintu bya fanatisme ntabwo ari byo bizageza umuntu mu ijuru. Turasengera buri wese rero kugira ngo ikiganiro Umwuka Wera akishyigikire kandi kigire umumaro cyumvise, uko abantu bazagenda bacyumva mu bihe bitandukanye, kizaba kiza kandi kizabohore. Ndagushimiye ko mvishe gusenga, habwe ikuzo n'icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Uko bisanzwe amazina ni Jalik Ikingeneye, ndi missionnaire. Hanyuma turashimira Imana kuko iduhaye aka kanya. Uyu munsi rero uko twari tubabwiye mbere uko dusenga, tujye kuganira ibintu bihambaye, ntabona uko mbivuga. Mbere ya byose yuko tubivuga, turabibutsa ko dufite igitabo kuri Nahishwe. Igitabo cyitwa Ukuri Nahishwe ni igitabo cyiza cyane gishobora kugufasha mu rugendo rw'agakiza. Bene data, turimo kubabwira ngo nimusome ijambo ry'Imana kandi musobanukirwe ibihe duhagazemo. Iki gitabo nacyo kiri gufasha abantu benshi, kirimo inyigisho za eschatology. Bavuze inyigisho za eschatology zo kuvuga ngo kirimo ubuhanuzi cyangwa kirimo inyigisho zirebana n'ibihe by'iminsi y'imperuka. Gifite ingingo 12 zirebana n'iyo ngingo tubabwiye. Hanyuma gifite page 108. Urumva si kinini kandi si na gitoya. Kiri mwayene, ni igitabo cyiza usoma ukunguka, ukagira ubumenyi bwinshi kandi ugasobanukirwa ubuyobe buri mu bayobozi b'amadini muri iki gihe, ubuyobe buri mu madini, ugasobanukirwa imitegekere y'isi, inyigisho ziri mu madini, imikoro ya Antikristo mu madini, imikoro ya Antikristo mu nzego za leta, muri za politike zose z'ibihugu byo mu isi, ndetse dusobanura uburyo ubutegetsi bwo mu isi bugiye gusenywa n'uburyo Imana izabusenya. Tuvuga igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 16 cyose turacyerekana kuva ku murongo wa 12 kugeza 21. Twasobanuye icyo gice cyose
tuvuga igice cya 19 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 20. ubwo turavuga mu byahishuwe. Tuvuga igice cya 21 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo icyo gice cyose plutôt. Hanyuma twongera gusobanura igice cya 14 cy'ibyahishuwe. Byose birimo aha ngaha twasobanuye uko itorero rigomba gukurwa mu isi. Tuvuga iby'ingoma y'imyaka 1000, tuvuga iby'intambara ebyiri za nyuma zigomba kuba mu isi. Tuvuga intambara yitwa Halimagedon ivuga mu byahishuwe 16, uko igomba kuba n'uyu munsi ukuntu amahanga yiteguye intambara n'intwaro za kirimbuzi za nucleaire bakora, uburyo biteguriye intambara barimo kwitegura neza kuzarwanya Yesu ubwo azaba atungutse kubica agarukanye n'itorero rye ashinga ibirenge bye ku musozi witwa Elayon. Ibitwara bisobanura muri iki gitabo. Dusobanura iyo ntambara ya Halimagedon n'igihe izabera. Twongera gusobanura intambara ya kabiri yitwa intambara Gogi na Magogi ivuga mu byahishuwe igice cya 20. Twaragisobanura iki gice tugaragaza intambara Gogi na Magogi igihe izabera nyuma y'ingoma y'imyaka 1000, ibihugu bizaba birimo, Satani uko azaba bohowe avuye ikuzimu aho yarabohewe mu gihe kingana n'imyaka 1000. Dusobanura itorero uko rizazamurwa rikajyanwa mu ijuru. Dusobanura igitaramo gikomeye kizabera mu ijuru. Mu yandi magambo kitabo kirimo ubutumwa bwiza bwagufasha gusobanukirwa ibyiringiro byawe bikaba byuzuye. Ndetse niba utarigeze usobanukirwa iyi nzira gakiza urimo ukamenya uko itangira n'uko izarangira. Imana igumugisha. Kiraboneka mu Rwanda, mu ntara bose baragitwara, imodoka zirakijyanira abantu. Muri Kigali kiragenda aho abantu bose bari. Mu bindi bihugu za Amerika, mu Burayi, ibihugu byacu bya Afurika abantu barimo kugitwara, indege zirakijyana twifashishije iposita y'u Rwanda. Ahantu hose rwose kiragenda. N'ugishaka watubwira hanyuma kirakugeraho aho uri hose. Reba nimero zacu za telefone aho ngaho hasi kuri screen yawe urazibona. Reba aho ngaho uri kurebera ikiganiro tuzibona, utwandikire nimero za MTN, utwandikire hanyuma utubwire uko cyakugeraho cyangwa se uduhamagare. Biba byiza cyane icyo bakora cyose, kuko niyo uri kure na WhatsApp irahamagara nta kibazo. Imana igumugisha cyane. Hanyuma shuti z'Imana, Banyarwanda muri mu gihugu cy'u Rwanda, banyamadini muyoboye amadini yanyu, torero rya Kristo aho muri hose ku isi, ku migabane igize 5 ituweho n'abantu, kuko twamaze kumenya ko hari indi 2 yabonetse, ariko turavuga 5 ituweho n'abantu. Abakristo mwumva ururimi tuvuga, turavuga Abanyarwanda, turavuga Abarundi ndetse n'ayandi moko avuga ururimi rushamikiye ku rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda, bari hano mu bihugu bya East Africa ndetse no mu bihugu bitandukanye mu karere kacu k'ibiyaga bigari. Imana yaduhagurukije kugira ngo tuvuge ubutumwa bw'iherezo, twereka abantu ibihe aho bigeze, tubakangurira gusobanukirwa Yesu no gukizwa, ngo bizere Yesu batazarimbuka kuko Yesu agiye kugaruka. Kabiri, Imana iduhamagarira kubeshyuza no kuvuguruza bumwe mu butumwa abayobozi b'amadini bigisha abayoboke babo bababeshya, kuko n'abayoboke babo badasoma ijambo ry'Imana bakaba barafasha abo bayobozi bakafata nk'ibigirwamana byabo, kugeza ubwo bumva ko icyo bavuze cyose kiba ari ukuri, koko imbere y'Imana n'imbere yabo. Ntibagiye gukora ubushakashatsi mu kwisomera Bible, bigatuma benshi bagiye kuzabura ubugingo. Imana iduhamagarira rero kugira ngo tubeshyuze zimwe mu nyigisho abantu bigisha zitari ukuri. Ibyo Imana yarabiduhamagariye kandi tugomba kubikora cyane. Niyo mpamvu uyu munsi tuje kongera kubeshyuza nanone iyindi nyigisho, ariko ishingiye ku yo duherutse kubaha y'umugabo y'uwitwa Apostle Gitwaza, kuko abantu barahungabanye, kuko twamaze kubereka ukuri kw'ijambo ry'Imana, tubereka ubutumwa Gitwaza yavuze, turanamubeshyuza kugira ngo twerekane ukuri kwa nyako, kugira ngo abantu abantu batazagwa mu ruzi barwita ikiziba. Ni ikiganiro kimaze ibyumweru 2, hanyuma kigize 13,000 by'abantu bakirebye. Gifite title ivuga ngo ubuyobe buherekejwe n'indi myuka bwishushanya mu bapfuye, Afrika haguruka ibakozeho, Siemens ya Madamu Theo. Niko iyo title ivuga y'icyo kiganiro. Mugiye mu cyumve, mwumve ibyo Gitwaza yavuze, mwumve n'icyo twabisobanuyeho.
uyu munsi rero turagarutse kuko iki kiganiro cyahungabanyije abayoboke ba Gitwaza, gihungabanya abafana be, bamwe mu bafana be bitwa ngo ni abapasiteri cyangwa ababishopu, gihungabanya n'abafana be bose hirya no hino ku isi. Kuba ikinyoma cyogejwe n'abantu benshi ntibisobanuye ko ari ukuri. Cya kabiri, umunyarwanda yaravuze ngo kuri guca mu ziko ntigushya. Kuba Gitwaza yemerwa n'abantu benshi, kuba abantu bamukurikira ari benshi, ntibisobanuye ko ibintu byose avuga ari ukuri. Aho niho abantu bapfiriye, ari naho n'uyu munsi abantu bagiye kurimbuka bemera ko papa uyoboye idini ya Kiliziya Gatolika ijambo ryose avuze ko ari ryo ryanyaryo. Twarababwiye ngo uko mubona hariho papa w'abakatolike, niko hamaze kubonekana ba papa bo mu yandi madini yanga ya Giprotestani, nubwo batabyerura ngo bavuga ati mwese turabasaba ko ariko muzaza mutwita, ariko barabyerura mu buryo runaka. Ejo bundi twaberetse ikiganiro Gitwaza bivuzemo, avuga ngo ugomba kujya unyita papa, ngo nyita Gitwaza, ngo Gitwaza nkande, ngo Gitwaza wawe. Nabizi yarabivuze ikiganiro twarakibaye nacyo. Ubwo rero abantu batari abakatolike nabo basigaye bafite ba papa babo. Tuzi ko papa w'i Roma ari uvuga ko ni nyir'ubutungane, niko idini ryose rimwita ngo ni nyir'ubutungane, ngo ntabwo ajya acikwa ngo avuge ibitari byo. Ijambo ryose avuze ni ijambo ryera imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Kandi magambo kuko arabyivugira ko ari we uhagarariye Imana mu isi, niyo mpamvu yitwa nyir'ubutungane, nta cyaha agira. Nkuko bafashe na Mariya bakamwerekana ko nta cyaha agira, ari intungane imbere y'Imana. Nta muntu utari intungane imbere y'Imana igihe yejejwe. Mariya nawe yari umunyabyaha, icyo nzakigarukaho tuzakigarukaho twerekane ukuntu Mariya yari umunyabyaha nk'abandi. Tuzakigarukaho nacyo, turi kubigisha Bibiliya. Uyu munsi tuzagaruka rero ku bya Gitwaza, tuzagaruka ku bya Apostle Gitwaza. Mutubabarire mujye mwumva ibintu tuvuga, nawe niba ashobora kudukurikira yumve kandi agurure ubutumwa bwiza avuga. Hanyuma iby'ubufana twebwe ntabwo tugendera ku bufana bw'abantu, tugendera ku cyo ijambo ry'Imana rivuga. Abadivantiste hari uruhande rumwe njya mbemeramo. Uruhande mbemeramo nubwo bayobye nabo, nuko mu buyobe bwabo bariga barasoma Bibiliya, bagasoma amagambo atuma bacurama cyane bakayoba, ariko ayo magambo iyo bari kuganiriza barayakwereka mu ijambo. Bagasoma n'ibindi bitabo bya Ellen G. White, mugirwakazi wabo, uriya ngo niwe ngo wahawe umwuka w'ubuhanuzi utandukanye n'umwuka wera, kuko ntabwo bajya bavuga umwuka wera, bavuga ko Ellen G. White we ibintu yanditse byose ngo ni iby'umwuka w'ubuhanuzi. Ntabwo bavuga ati ni umwuka wera wabimuhaye, ni umwuka w'ubuhanuzi. Icyo nacyo ni ikindi nacyo. Kandi icyo rero ngiye mbemerera nuko barasoma baracukumbura ku buryo utapfa kumutsinda. Idini y'abayiza yisobanukiwe, ndetse kugeza ubwo agusobanurira Isabato ukayumva neza, yurinjije nawe utarasoma. Abatemwe do Jehova nabo nuko baracukumbura bagakora ubushakashatsi ku myemerere yabo y'ubuyobe kugira ngo utazabasha kubatsinda. Abayisilamu, idini ya Isilamu bariga Korani, bakiga Bibiliya, bagashaka n'ibindi bitabo byose kugira ngo utazabavuguruza kuri Korani yabo. Nuvuga Bibiliya bakakwereka ko bayizi, nawe ugahita kugataha nahanditse gutya. Waba utarasomye Korani bo bagahita bakuzanira Korani, noneho akaba ari igutsinda. Bibiliya bakweretse ko bayizi, noneho bahise bazana Korani kuko utayizi baragutsinze. Barasoma rero Abayisilamu. Hari amadini asoma, abakatolike, abayobozi bagize idini katolike barasoma, niyo mpamvu bajya kwiga seminari ya mbere, ya kabiri, n'ibya n'iya gatatu n'ibindi barabyiga. Aba bapadiri, aba ba monsenyeri n'abandi bariga ku buryo ibintu bakubwira bifite fact, bari ibintu bifatika bigaragara, utapfa kuvuguruza urinjije. Ikibazo dufite abapantekote, abantu bose barirwa mu kintu cyitwa pantekote. Aya macacizi mubona bakunda kuvuga ngo ni inzaduka, n'aya macaci asanzweho, aya macacizi asanzweho yabaye organisation. Urugero nka Anglikani, nka ADPR, urugero nk'Ababatista, banze gusoma ngo bibikemo ikintu cyitwa ubumenyi bwo kugira ngo hatagira umuntu ubatsinda. Bashaka nabo kugendera mu mwuka nk'uw'abayoboke bo kwa papa, kugeza ubwo abayoboke bo kwa papa bavuga ko papa ibyo yavuze ariko kuri. Ntibirirwa basoma Bibiliya, papa niwe yibasomera, nawe baha misa, bavuga ngo papa niwe utanga isomo rikigishwa ku isi yose muri misa ku cyumweru.
none n'amadini yacu ya giprotestani ntuko ameze. Turasaba umuntu wese wumva ufite inyota yo kuzabona Yesu agarutse gusoma Bibiliya. Turi kwigisha Bibiliya, dufite ministries yitwa Disciples Family of Jesus. Iyi ni ministries ihuriyemo abantu bari hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Twiga Bibiliya kandi twiga 4 mu cyumweru. Dufite urubuga duhuriraho twese, abantu bakiga online kugira ngo babashe gusobanukirwa igitabo cyitwa Bibiliya, batazayobeshwa n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'ubuyobe buriho muri minsi imperuka. N'abari baramaze kugenda bayoba mu madini bari kugenda bamenya ukuri. Hari ikintu kimbabaje rero ku bintu birebana n'ikiganiro Gitwaza yakoze, cya kintu twabahaye, twaberetse, tubabwiye izina ry'icyo kiganiro, mugende mugikurikire. Murabizi ko Gitwaza yavuze ngo Abayisilamu, Abahindi n'Abahindu, ndabivuga ko yabivuze, Abayisilamu, Abahindi n'Abahindu bazajya mu ijuru ngo niba bakurikije amategeko yose yabo uko yakabaye ntibayice. Aravuga ngo naho ubundi biragoye ko navuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo kuri bo, ngo kuri bo ntabwo bishoboka, ahubwo bazacirwa urubanza rugendanye n'amategeko yabo bemera. Ahita avuga ati Imana umucamanza niyibizi, niyo ifite ukuntu izacirwa urubanza. So rero aha twerekanaga ko uburyo yavuze muri iri jambo yagaragaje ko inzira ijya mu ijuru atari kuri Yesu wenyine, ahubwo hari n'izindi nzira abantu bacamo zikabageza mu ijuru. Reka mbanze rero basome nimwe muri message umufana wa Gitwaza anyandikiye, numva ndababaye. Ariyo mpamvu ngiye gukora semina y'igitabo cyitwa Bibiliya ariko ku rwandiko Paulo yandikiye Abaroma. Ibyo bintu umuntu anyandikiye birahamiriza Gitwaza ibyo yavuze ko ari ukuri. Icyo ni cyambere. Anyoreza na video yakozwe nyuma yuko Gitwaza akoze iriya, abanyamakuru bamwe bagiye bakomentaho icyo kiganiro Gitwaza yavuze. Umuntu umwe mbonye wa mbere bagiyeho umuntu witwa Pastor Antoine Rutayisire, ngira ngo benshi muramwemera n'umukozi w'Imana, ariko icyitonderwa icyo tubabwira nuko mugomba kwitonda. Ntabwo twese turi abamarayika, ntabwo turi Yesu. Umwana w'umuntu ashobora kuvuga ibitari byo, nubwo yaba avuga kemerwa ku isi yose, ashobora kuvuga ibintu bitari byo. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo musome Bibiliya, mwikorere ubushakashatsi, musome, mwongere muyisome. Abarokore ntimukunda Bibiliya. Iki gitabo cyitwa ijambo ry'Imana Bibiliya ntimucyemera, ntimugikunda. Niyo mpamvu batangira kubibigisha bamwe mugasohoka. Abadive namwe nahoze mvuga, iyo mugeze mu materaniro yanyu yo kwiga Bibiliya saa 5 mugiye kwigishwa na paseri, mutangiye gusohoka mukigendera. Mwasomye Bibiliya karyo byiza. Antoine Rutayisire nawe arantangaje ukuntu yabivuze. Beneda mwahise musome Bibiliya namwe mukumva. Antoine Rutayisire yabivuze ari gushyigikira Gitwaza ibyo yavuze. Twababwiye ko amadini yose yamaze kuba ecumenism, bamaze guhuza icyo bita amadini yose ahinduka umwe, bega bafitanye ubumwe bose. Nta mupaseri cyangwa umubishop cyangwa umwaposo ushobora kuvuga mugenzi we nabi nubwo aba ari kuyobya abantu, ntibishoboka. Antoine Rutayisire rero yavugiye Gitwaza kuri iriya video twabahaye. Undi wongera aramuvugira, n'undi buhungu izina rye sinarimenye, ako ka video twaza kubashyiraho mu karebe, avuga ko Gitwaza ari wowe uri muri dimension yo hejuru, ari we uhagarariye u Rwanda rwose mu birebana n'iyobokamana. Asobanura uburyo Gitwaza ari umuntu udasanzwe, ari umuntu dogiteri ukomeye. Undi nongeye kumva umuntu witwa ngo ni Pastor Nambabazi wahoze muri ADP nawe wavuyemo, nawe yavuze ko Gitwaza ngo ari muri dimension, ngo igihe yavugaga ibyo bintu ngo ari muri dimension, gafite iyerekwa rikomeye, ngo yavugiye ibintu biri hejuru, ngo kandi ibyo yavuze n'ibyo. Undi wongeye kubivugaho n'uwitwa Bikemo umunyamakuru, agenda avuga yuko ibyo ngibyo Gitwaza yavuze kuko nawe abyemera ari ukuri. Uyu munsi rero dushaka gutangira kwiga urwandiko rw'Abaroma, nirwo ngiye kubigishaho, kuko urwandiko rw'Abaroma ni rumwe mu nzandiko Paulo yanditse 13 ruyobeje abantu benshi ku isi, ariko kandi akaba none kandi ari rumwe mu nzandiko ziri gukiza abantu benshi ku isi bagasobanukirwa Yesu neza. Urwandiko rw'Abaroma rurimo inyigisho nyinshi zirebana n'ubuntu no gukiranuka. Ba bantu bayobeye mu kintu cyitwa ubuntu bakabwigisha uko butari, nirwo rwa mbere, niyo fondasiyo y'ubuyobe bwabo. Kabiri,
hakaza urwandiko rw'Abefeso, hakaza urwandiko rw'Abakolosayi, hakaza urwandiko rw'Abaheburayo. Izi ni inzandiko ziza, ndetse hakaza n'urwandiko rw'Abagalatiya. Izi ni zimwe mu nzandiko ziza zishyigikira urwandiko rw'Abaroma mu bantu bigisha inyigisho z'ubuntu, bakazigisha uko zitari, ubundi bakinjira muri ibyo bitabo bakashaka kwerekana uburyo abantu batari bizera kubera urwandiko rw'Abaroma. Izo ziza bazifashisha nyuma, ndetse n'imwe mu mirongo yo mu Bakorino, n'imwe mu yo Yesu yavuze muri Yohana 10 ukuntu yavuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira, nzi ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbukana hateka ryose, ngo kandi ntawe uzazivuna mu kuboko kwanjye. Iyo mirongo barayifashisha, bakajya n'indi mirongo yo muri Luka, uriya mwana w'ikiraro ukuntu yagiye akaye ibyo se yaramuhaye akagaruka se akamwakira. Ibyo byose iyo ni imwe mu mirongo bifashisha bigisha inyigisho z'ubuntu, ariko bakabyigisha mu buryo butari bwo, ahubwo butuma abantu barushaho gusayisha mu byaha no gusubira inyuma mu ngeso zabo mbi za kera. Kabiri, urwandiko rw'Abaroma nirwo Gitwaza yavuze abivuga nabi, Antoine nawe arongera bivugaho nabi, Antoine Rutayisire, kandi ntiyagaragaza iyo verisahiri ngo agaragaze ikivuga. Wahita avuga ngo mu Baroma ngo Pawulo ngo yaravuze ngo abantu bazacirwa urubanza ngo rujyanye n'umutima nama wabo ngo n'amategeko yabo iyo verise tugiye kwigisha, dushaka dufate n'icyumweru cyose ariyo turi kwigisha, ko tushaka kwigisha urwandiko rw'Abaroma tukarusobanura neza, tukarusobanura ko ruri mu nzandiko ziyobeje abantu benshi ku isi. Ariko tukiraho, muranyihangana ndi kuvuga ibintu bikomeye ko ndababaye cyane kubera icyo kintu numvise, ndababaye. Reka mwumve message umwe mu bafana ba Gitwaza yanyandikiye, kuko yari yabanje kwandika ibindi byo n'ibintu sindabisoma ngo mbirangize, ariko yasobanuraga ko ibyo bindi yanditse yasobanuraga yuko twabeshye Gitwaza, ngo kandi ngo ibyo yavuze ko ari ukuri. Ndamubaza nti ukuri ni ukuhe? Mbwira uko kuri kugira ngo nanjye mbone uko nganira nawe. Ahita ambwira ngo ukuri nuko abo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butagezeho, baba abapfuye mbere yuko ubwo butumwa bwiza buza mu isi, cyangwa abapfuye mbere yuko bubageraho, waba wari ufite idini cyangwa utarurifite, uzacirwa imanza hakurikijwe umutimanama Imana yaguhaye n'amategeko yakugengaga muri sosiyete. Urumva ahantu Imana izifashisha amategeko yatugengaga muri sosiyete abantu bashyizeho, amategeko yashyizweho n'abantu, ngo Imana niyo izifashisha ngo irimo gucira umutimanama wacu urubanza. Muri magambo, igihe umutimanama wacu ukurikije amategeko ya sosiyete, birahagije ko tuzajya mu ijuru. Aravuze ngo uzacirwa imanza hakurikijwe umutimanama Imana yaguhaye n'amategeko yakugengaga muri sosiyete wari ubayemo. Icyakora uwagezweho n'ubutumwa bwiza akaburenza ingohe ntacyo kwireguza afite, kuko inzira yamushyiriweho yayirengagije nkana. Rero kariya ka video mwashyizeho ni agace, iyo mushyiraho video ya Gitwaza yose uko twamufashe siko tuba twaramufashe, kuko maze kuyireba yose nasanze naramurenganyije. Ntabwo yavuze ko hari indi nzira igeza abantu ku Mana itari Yesu Kristo, kubamumenye cyangwa se kubamubwiwe, ndetse yanavuze ko nabo bazacirwa imanza hagendewe ku mategeko. Yavuze ko bigoye ko iryo juru baribona, kandi nibyo koko hagendewe ku mategeko sinzi ko byakoroha ko turokoka. Umva, kandi urumva ikibazo abantu bafite. Uragaruka ukavuga uti Gitwaza asobanuye ko hari abantu bazacirwa urubanza n'amategeko, ukerekana ko hari n'abandi bazacirwa urubanza ariko barizeye Yesu Kristo. Urumva utongera utavuze inzira ebyiri, nanone nawe ushyigikiye ibyo Gitwaza yavuze nyine. Wongeye kugaragaza ko hari inzira abantu bagomba gucamo mu gihe Yesu atabagezeho, ubutumwa bwiza mu gihe butabagezeho. Ni ukuvuga ngo butabagezeho bavuga ko barakurikije amategeko ya sosiyete, ngo ibyo birahagije ko Imana ari byizifashije bacira urubanza niba barayubahirije uko bari cyangwa se uko ari, ngo bizabahesha ubugingo. Hanyuma ngo n'abandi nabo babwiye ubutumwa ntibabwemere, bakabwirwa Yesu ntibamwakire, nabo bazacirwa urubanza uko banze kumwakira. Yongeye kugaragaza ko n'abandi noneho bamwakire ko ntibubahiriza amategeko ye, nabo bazacirwa urubanza. Urumva uyu nawe zanzira cyazerekana. Uyu Pastor Antoine Rutayisire yakoze ikosa rikomeye
usibye ko icyo kiganiro cyatambutse kera nyine nibwo bakinyoherereje, yaravuze ngo, cyangwa se yavuze ngo bariya ba Rwabugiri, mbega yifashishije bano bami b'abanyarwanda ngo kuba barabayeho Yesu ataragera cyangwa ubutumwa bwiza butaragera mu Rwanda, ntabwo bisobanuye ko bose bazarimbuka. Mu yandi magambo, niba bakurikije ayo mategeko bazajya mu ijuru. Murumva imbaga nyamwinshi z'abantu zirimo zirarimbuka uko zingana. Abo ni abantu twizera ngo ni ba dogiteri. Antoine Rutayisire ni dogiteri, Apostle Gitwaza ni dogiteri. Ndashaka kubashyiriramo amwe mu magambo Antoine Rutayisire yavuze ashyigikira Gitwaza ibyo yavuze, n'undi muvugabutumwa afite cano ntago nshaka kuyivuga yavuze arimo guhimbaza Gitwaza, n'undi witwa Asanambabazi wahoze muri ADPR yashyigikiye Gitwaza, ndetse n'uwitwa Bikemu umunyamakuru, uburyo yasobanuye ko biriya Gitwaza avuze ari byo, ngahubwo abivuze ari muri dimension yo hejuru. Niba izo dimension zo hejuru tuzaba tuzigenda tukarimbuka simbizi. Noneho babanje gushyiraho ka video nabahaye kuri icyo kiganiro, mugiye kugikurikira, kigendanye nuko Gitwaza avuze ko abahindu n'abahindi n'abayisilamu bazajya mu ijuru mu gihe bakurikije amategeko yose uko yakabaye, ntibayice nubwo Yesu yaba atari we bizeye. Kugira ngo nihute rero, ndashaka kumvisha Antoine yabivuzeho. Yego kandi oya. Buriya icyo kintu ntabwo abantu bajya bacyumva ngo bagishyire muri context yacyo. Paulo yandikira Abaroma yaravuga ngo abantu bapfuye bataza amategeko bazacirwa urubanza hadashingiye ku mategeko, ngo ariko bashingiye ku mutima nama ubarega cyangwa ukabaregura Imana yabashyizemo. Icyo rero gituma umenya ngo nonese ko ba Rwabugiri bapfuye. Aho ngaho avuze, ntabwo avuze verse ahiri n'ibice. Turashaka kugira ngo aho ariho twigisha twumve koko ibi Antoine Rutayisire yavuze niko byanditse. Mwebwe abafite Bible zanditse mu zindi ndimi, mufate birazanyeho muri musome mu Cyongereza, musome mu Gifaransa, muturebere ibyo Antoine Rutayisire avuze aha ngaha niba ari byo, kuko we yarimo guhamiriza uyu Gitwaza ibyo yavuze karukuri. Avuga iyi verse yo mu Baroma, ariko niyavuga hiri, yavuga igice cyangwa se umutwe, gavuge na vasi aho twayisanga. Urumva ni ikibazo, kandi abisobanura nabi. Kuki mutabwira abantu bayobozi mufite amatorero yanyu, mutabwira abantu Bibiliya ngo mubabwire iyo mirongo ahiri, namwe muzifate izo Bibiliya muzisome, mufatanye kuzisobanura? Uvuga ahantu gutyo gusa utavuze ngo kansome Bibiliya mabumvishe neza, nabo bisomere nibarangiza babasobanurire. Niyo mpamvu turi kwigisha abantu Bibiliya. Murebe aho ngaho kuri screen aho urimo kurebera ikiganiro, urebe hasi ku ntego ya Iron TV, urasanga amagambo yanditse agaragaza intego ya Iron TV. Munsi yayo hari link ya WhatsApp. Niba ushaka kuza kwifatanya natwe muri Disciples Family of Jesus Ministries, turakurarika ngwino wige Bibiliya kugira ngo utazarimbuka, ngwino usobanukirwe Bibiliya. Ikindi kandi nuza uze witeguye kugiye kuba missioneri, kandi we witeguye kuza gukoresha imbaraga zawe zose muri uyu murimo, kuko turi mu muhamagaro ukomeye cyane, turi mu gihe gikomeye cyo kwamaza ubutumwa. Ujoininge urubuga rwacu witeguye ko gahunda zose dufite, amateraniro twigiramo Bibiliya y'iminsi ine mu cyumweru ugomba kuyabamo udasibye n'umunsi n'umwe, kugira ngo nibazo ufite ubibaze. Hagarukuza kwicara ku rubuga rwa WhatsApp ngo gume gusa. Oya, niba uzi garukuza kwigumira ubyiborere. Duterana live kuri Google Meet buri wa mbere, ku wa gatatu, ku wa gatanu no ku cyumweru, kuva saa 3 z'ijoro kugeza saa 5 z'ijoro, ugendeye ku masaha y'u Rwanda n'u Burundi. Ugomba kuba witeguye kuzaza uboneka muri iyo gahunda, tukagutoza ukabintu nka Kristo, tukajya kuvana abantu mu byaha, abagiye kurimbuzwa n'amadini ndetse n'abandi batari bizera Yesu Kristo. Abantu bakwiriye kwigisha Yesu, bakamusobanurira abantu bakamwumva, kuko n'ubu n'abayobozi b'amadini ntabwo barasobanukirwa Yesu wari we, ntabwo barasobanura inzira ijya mu ijuru iyo ari. Aha Twane rero murumva ko yavuze ngo Paulo yandikira Abaroma, ariko ntavuze umutwe cyangwa igice, ntavuze n'umurongo ahantu twawusanga. Abisobanura ukurikije imyumvire ye, ariko ntabwo yavuze ngo reka tubasome twumva ko havuga. Abarimo kujimaka nabo bagashyigikira Gitwaza, nabo nuko nibyo bitwaza, ntabwo wasoma ngo mwumve. Hano Antoine Rutayisire agiye guhita asobanura ko
aba bami b'u Rwanda bamwe babayeho batazarimbuka kuko niba barakurikije amategeko yabo ya sosiyete. Bazacirwa urubanza hadashingiye ku mategeko, ngo ariko bashingiye ku mutima nama ubarega cyangwa ukabaregura Imana yabashyizemo. Icyo rero gituma umenya ngo none se ko barwabugira bapfuye batarumva inkuru za Yesu, baruganzu basogokuruza ko bapfuye batarumva inkuru za Yesu, cyangwa bivuga ko bazajya mu muriro. Ariko siko Imana yabiteganije. Yateganije ko buri muntu ishyiramo boîte noire yitwa umutima nama, ihambura ikavuga ngo ya urabona n'umutima wawe urakwemeza ko hari ibintu wagiye ukora kandi wabikuje. Abo iyo niyo kategori. Indi kategori rero niyo yumvise ubutumwa bwiza akavuga ati ntawe ujya kwa data ntamujyanye, ibyo ndabyemera kundi umukristo. Abumvisha ubutumwa bwiza gute uyu munsi iyo tuvuze ubutumwa bwiza tubutangirira ko kuri Yesu, yego, ariko noneho uyu munsi hari abantu batabwumva kandi Yesu yaraje. Abo bo bahagaze gute cyangwa bakabumva ariko bati oya ngiwe abo bagwa muri zo kategori zose, ariko kubera ko ugize neza hari uzavuga ati ubwo butumwa sinigeze mbumva. Imana mubwira tutera conscience yawe irakubwira ko warabwumvise ahubwo urabwanga. Byoroshye se. Ibintu Paul Gitwaza yavuze mu by'ukuri ntabwo ari ukugwa cyangwa se ari ubuyobe. Oya ntago ari ukugwa. Uriya mugabo Gitwaza arabarenze. Uriya mugabo afite ubwenge. Imana yamuhaye ubwenge, ngi Imana yamumpishuriye inshuro nyinshi, kuko Imana yambwiye ko Zion ariyo visionary yandi matorero hano. Ubu ngubu abapasiteri bagiye kuntera amabuye cyangwa n'abanyamadini bari bazi ko ADPR ariyo fada. Wivuga ADPR nayikuriyemo nayibayemo yaranyonyeje amashereka mfite yose na ADPR nuzo ya ADPR. Nukuvuga iki? Ni umuntu uri exemplaire, ni umuntu ushobora kubera abandi urugero. Uyu mugabo mu bantu bose b'abanyamwuka bafite ikirere kizamutse, mu bantu bose inyenyeri zabo zaka neza zimurika, bose baramubona bavugana nawe. Niyo mwaba mutari mwahura muravugana, ubwo bavugana mu mwuka. Ibyo ngibyo ndi kuvuga abantu benshi barabizi hano bari kutureba barabizi. Uyu mugabo yavuzwe Imana ajya kuvuka, Imana yari yarabivuze azitwa Gitwaza, azatwaza amahanga, azitwa Paul, bivuze ngo azabintu iteka ryose mu gihugu Imana ishyirayo Mose. Buri gihugu cyose burya Imana igihereza Mose. Murimo murabyumva, niwe Mose wa hano mu rwego rw'amatorero, niwe Mose wo mu Rwanda mu rwego rw'amatorero. Abantu baba aho ngaho gusa usanga umuntu nta naho yari yashika agashaka kugira ngo ururira Gitwaza gute, ururira umukozi w'Imana nkuriya gute, urumva uri kumukritika nkandi ngaho ibyo yagezeho basi bigereho. Ibyo akoze bikore aho ngaho ndibuze kukwemera. Nyirisi nijoro se hari Apotre Gitwaza n'umwigisha maze nta mbabazi wahoze muri ADPR ubutumwa ndetse n'ibindi bikorwa bye byinshi bitandukanye. Hari muri rimwe iramuvugaho cyane iturutse ku byo yavuze ubwo aherutse gutangaza mu kiganiro arimo n'umunyamakuru amubaza agira ati abantu bazajya mu ijuru abanyuze kuri Yesu gusa. Kugeza ubu twiga ko Kristo ari we nzira kuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atari we. Mu gusubiza icyo kibazo yifashishije aka video k'uyu pastor Ntambabazi, turakagaruraho kugira ngo mwumve kuntu yavuze ngo Gitwaza ngo yari muri dimension. Uriya we yaravuze ngo Gitwaza ngo ni umuntu Imana yavuze nk'uko Imana yavuze kuri Yesu. Gitwaza ngo nawe yavuzwe ataravuka, ngo ni Gitwaza uzatwaza amahanga, ngo ni Paul ngo ukazaba intumwa, kandi abantu ngo bafite inyenyeri zikimuritse. Iri jambo inyenyeri naryo muryitondere. Ibi bintu badukanye byo kuvanga inyenyeri ngo umuntu ugifite inyenyeri yaka, inyenyeri yaka. Mwirinde ibintu by'inzaduka bigenda biza. Ibi ngibi mu myaka nka 15 18 ishize ntabyo twari tuzi ibi birimo kugenda biza, none biri kugenda byaduka by'amagambo y'amaterime tutaza yariyo. Mujya mwumva n'abantu bakunda kuvuga ngo Holy Ghost aho kuvuga ngo Holy Spirit, baravuga ngo ni Holy Ghost. Hari abantu benshi mu madini batakivuga ngo Holy Spirit, bavuga ngo ni Holy Ghost. Umwuka wera basigaye mwita ngo ni Holy Ghost. Iri jambo Ghost bisobanura umwuka mubi, umwuka w'umwijima, umwuka mubi. Noneho rero kubera ko haje akantu kitwa Holy bisobanura kwera, bakagashyira kuri Ghost ngo ni umwuka wera. Ntabwo bashobora kuvuga ngo Holy Spirit, baba ngo ni Holy Ghost. Ibi mu myaka ishize abantu mukoresha ururimi rw'icyongereza turabizi, ntabwo twari twakumvira iri jambo rije vuba no kwavuga ngo ni yindi translation. Ibintu bya translation tutazi byari byo bene da mu byitondere.
ibi bintu mubyitondere. None uyu nawe urumva aka kantu badukaye kavuga ngo inyenyeri, ngo umuntu ufite inyenyeri ye yaka, ngo ufite inyenyeri yazimye. Ibintu by'inyenyeri yaka, inyenyeri yazimye ni ibiki? Ntabwo twe tugira inyenyeri, ahubwo Bibiliya ivuga ko abagaragu b'Imana, intumwa za Kristo bo ubwabo ni inyenyeri. Ntabwo inyenyeri bazigendana, ahubwo bo ni inyenyeri. Bibiliya ni kuvuga mu Byahishuwe. None ngo ufite inyenyeri yaka, mubyitondere nabyo. Kandi nabwo ntabwo ari byo kwirwa tubwira abantu ngo inyenyeri yaka, ngo uriya ngo inyenyeri ye ngo yarazimye, cyangwa ngo uriya ngo afite inyenyeri 5 ngo zicyaka, ngo afite inyenyeri 2. Bya bintu byo mu magarade ya gisirikare nuko babihinduramo kantu kitwa inyenyeri, ukagira ngo ni inyenyeri y'istari tubona hejuru yo ngiyo mu kirere, cyangwa se mu buryo bwa biblique. Ariko ni ikinyoma, ni ya manyenyeri tubona mu bisirikare byo mwisi byo bashaka kuvuga. Mujya mwumva ko mu madini ryo nino hari amadini abayobozi bayo bageze ku rwego rw'uko bitwa ba marshal. Urumva dufite abantu benshi tuzi mu madini atandukanye, abantu bayo madini bageze ku rwego rwitwa ngo ni ba marshal. Tuzi ko marshal nabyo ni ibintu bigaruka mu nzego za politike z'isi. None izi nyenyeri mwumva ni ibiki uriya muhungu avuze? Si wowe wenyine, kandi njya mbyumva n'abantu benshi bitongo ni ba apostle ngo na ba bishop ngo inyenyeri. Iki kintu y'amaterime mutazi ukuntu aza namwe mukagenderaho mufite ibibazo. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo aba bose wumvishe kuntu bari kurata Gitwaza nk'aho ari Imana yabo. None Gitwaza ngo niwe Moses ngo Imana yashyize mu Rwanda, ngo kuko ngo buri hantu hose Imana yashyira Mose waho. None Gitwaza niwe Mose, nta nubwo nibuza navuze ati niwe Petero cyangwa se niwe Matayo, niwe ndi ashyizemo Mose. Isezerano rya kera Mose wumve ko rubasubira mu isezerano rya kera. Turashaka kubigisha isezerano rishya n'isezerano rya kera, mumenye agaciro k'isezerano rishya muri iki gihe cyacu n'agaciro k'isezerano rya kera muri iki gihe cyacu. Buri wese asobanukirwe uko amadini hafi ya yose bapfiriye mu isezerano rya kera. Baracyari mu mategeko ya Mose, baracyari mu bitereko by'amatabaza 7 kwa Gitwaza muri Zion Temple. Murabibona ibitereko by'amatabaza birateretse aho ngaho. Inkoni ngo Mose yari afite, Gitwaza yari afite ibinegetse kuri altari, ibihegetse igiteko cy'amatabaza, inkoni, kagasanduku ngo bazanye bavaye muri Isirayeli, ngo gashushanya ya sanduku yarimo amategeko 10 ndetse n'inkoni ya Aroni na bya bisate bibyara amategeko 10. Kwa Gitwaza baragafite. Ibi bintu mubona abantu bagarabye mu isezerano rya kera, muribuka twagiye dutambutse inyigisho z'abantu bitwa ngo n'abakabaliste. Abakabaliste ni umuryango w'abayuda ariko wiyomoye ku bayuda bandi bagendera mu mategeko ya Mose. Wo ni umuryango ukorana n'imyuka ya gipfumu. Ibi biganiro byagiye bitabwa kuri Aheroni birahari byinshi. Abo rero nibo bongera kugarura ibintu byo mu isezerano rya kera, bakabiha imbaraga, bakabizamura, bakabiha ubundi bubasha. Abanyamadini benshi rero ni abakabaliste, basubiza abantu mu mategeko ya Mose muri Toha cyangwa se Taurati. Abantu nibo bagiye gushirira. Umva nk'uyu mugabo akunda avuze, umva uyu musore Gitwaza ngo niwe Musa ngo Imana yashyize ngo mu Rwanda, ngo kandi ngo mu buryo guhagaranga amatorero yose. Why? Amatorero ni iki? Niyo mpamvu ashobora kuvuga ibintu by'abantu tukabishyigikira ngo niwe Imana yaduhaye. Mose ntabwo yigeze ayobya abantu b'Imana, we yaharaniraga guhora yumva icyo Imana imutumye, akagenda akakibwira Abisiraheli. Kandi nawe yakoze mu gihe cye kirarangira. Hanyuma uwo yahamyaga n'ibyo yamuhamirishaga byose, yaba isanduku y'isezerano ibyabirimo, yaba amategeko ageze muri 613 yanditse aho Abisiraheli, n'ibindi byose by'imihango yose Abisiraheli, byose nyir'ubwite yaraje arabisohoza, witwa Yesu Kristo. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 15 cyangwa ku murongo wa 14 kugeza 16 na 17 ivuga ko isezerano rya kera ari ishusho n'igicucu kibizaba, kandi umubiri wabyo ukaba ufitwe na Kristo. Isezerano Ancien Testament ni ishusho n'igicucu bya Yesu. Noneho Yesu yari yiziye twebwe tugume mu ishusho, tugume mu gicucu, cyangwa tujye kuri nyir'ubwite nyir'igicucu, akaba ari nawe nyir'ifoto. None urumva ngo Gitwaza ngo niwe Mose. Turashaka kugira ngo tubaganirize neza urwandiko rw'Abaroma. Tugiye gusoma iriya verise Gitwaza atavuze, cyo koza agashaka gusa nkaho ari byo avuga, ko Gitwaza ibyo yavuze cyane nk'uko
aba bavuze ngo yari muri dimension yo hejuru ngo ni dogiteri ngo ni umuntu ujijutse. Pastor Nambabazi numva ariko we yabitsinagiye cyane ngo arajijutse ngo ni dogiteri ngo ari hejuru ngo kandi ngo ni umutambyi mukuru, ngo yabivuze nk'umutambyi mukuru. Niko Pastor Nambabazi we yavuze ngo Gitwaza avuze ari amagambo ngo nk'umutambyi mukuru uruta abandi. Bibiliya ivuga ko umutambyi mukuru ari Kristo, none yafashe Gitwaza mwita ngo ni umutambyi mukuru, kandi biri ko yigaragaza ko twese abizera turi abatambyi bato. Nta numwe mu isi wize Yesu Kristo ari umutambyi. Umutambyi mukuru Bibiliya igaragaza ko ari Kristo Yesu. Hanyuma bamwizeye bakavuka ubwa kabiri binyuze mu kumwizera, tukaba twese turi abatambyi bato. Rero ntabwo mu isi hari umuntu witwa umutambyi cyangwa wabaye umutambyi undi atari umutambyi. Yaba paseri, yaba bishop, yaba kibishop. Iyi nyigisho murabizi tumaze ibisa turimo gutambutsa mu ma episode tugaragaza uburyo twese turi abatambyi. Ariko uyu ntababaza ati ni umutambyi mukuru, yabivuze umutambyi mukuru ati kandi avuga nka dogiteri usobanukiwe cyane ibintu, kandi ngo yari muri dimension yo hejuru, ngo niyo mpamvu ngo nyine ibintu ngo abantu byabacanze ntibabyumve. Kandi amagambo yavuze arasobanutse. Amagambo yavuze rero niyo Antoine Rutayisire, dogiteri Antoine Rutayisire yasubiyemo, anashaka kugaragaza yuko uko yanditse ari uko. Ariko ndashaka kubabaza mwebwe mu nkuriki, mufite Bibiliya zanyu? Niba utafite aho uri, nugera mu rugo uyifate. Niba uyifite muri telefone unayisome wumve. Ndavuga Bibiliya zo mu Cyongereza cyangwa iyo mu Gifaransa, kuko ubwenge bw'iki gihe nabwo nyine basigaye bavuga ngo ngibyo ngo nuko byanditse mu Kinyarwanda ariko mu Cyongereza ubwo ngo wasanga atari ko byanditse. Wowe none uza kubisoma mu Cyongereza, uze gusoma no muri France, umbwire. Antoine wavuze yuko ngo Imana izacira abantu urubanza ikurikije amategeko, ngo niko Pawulo yabivuze mu Baroma, ngo Imana izacira abantu urubanza ikurikije amategeko ngo bahawe, ngo ndetse ngo inifashije n'umutima nama. Na wa muntu wanyandikiye nabo niko yabyanditse kuko yakurikije ibyo Antoine Rutayisire yavuze. Ariko se ni ukuri? Ese iyo vasi yavuze niko ivuga? Tugiye kureba ivuga iki, isobanura iki? Ese Pawulo yayivuze iki? Ese yavuze ko bazacirwa urubanza cyangwa yavuze ikindi kitari gucirwa urubanza? Muzi icyo Pawulo yavuze kuri iyo verse Antoine avuze uko utari ashyigikira ibyo Gitwaza avuze? Muzi icyo yavuze? Reka mbibabwire. Reka tubanze dusome. Ngiyi ni Bibiliya ndayifite. Abaroma ibice 2 umurongo wa 12. Haravuze ngo abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahuwe amategeko. Bavuze kurimbuka, ntabwo bavuze gucirwa urubanza. Pawulo hano ntabwo agaragaje ko aba bantu bazacirwa urubanza, ahubwo aravuze ngo bazarimbuka. Ntabwo avuze ngo bazacirwa urubanza, bazarimbuka badahuwe amategeko. Arongera ngo kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko, kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Abapagani badafite amategeko y'Imana, na amategeko y'Imana nagara amategeko ya societe nkuko wa wundi yabivuze. Abapagani badafite amategeko y'Imana, ubwo turaza kureba niba amategeko ya societe ariyo Pawulo yavuze. Icyo tubona nuko hano Pawulo atangiye kuvuga ngo ni amategeko y'Imana. Niba rero amategeko ya societe zo mu isi abantu bishyiriye amategeko abantu batoye, aya mategeko abacamanza bakoresha mu gucira abantu imanza babarenganya, rimwe na rimwe abantu bakicwa bakabambwa bazira ubusa, tuzi ko amategeko yo mu isi yose ni ikinyoma, nta butabera buyarimo. Niyo mpamvu avoka iyo agiye kukuburanira araza akakubwira ngo uragira ngo mbwize ukuri icyo kintu niba waragikoze, akubaza ngo waragikoze cyangwa ntagikoze. Yani magambo, wafashwe usambana koko cyangwa ntabwo wagufasha? Ese waramwishe cyangwa ntiwamwishe? Numbwira ibitari byo nzakuburanira nabi ushiduka utsinzwe, ariko nubimbwira ukambwira ukuri kwawe nje nzakuburanira utsinde. Agahita avuga ngo ngiyewe rwose bamfashe insambana, baranamfashe barananzana, cyangwa se nje naramwishe. Avuka agahita bakora muri bati humura, ubwo mbwije ukuri kwawe ngiye kuburanira uzatsinda. Ni ukuri avoka kubera ko yize amategeko yise akayacukumbura akayamenya, agafata ya mategeko akagenda akayinjiramo baba ari intyoza mu gusobanura agasobanura kuko kuri yakumenye, bikarangiza uwishe cyangwa asambanye kandi abamufunze ari nabo bamufashe, bikarangiza abo bajomye
bikanarangira na ba nyir'ubwite biciwe cyangwa basambanirijwe umuntu batsinzwe kubera wa wundi uzi gusohora amategeko. Amategeko yashyizweho n'abantu y'isi yose ni ikinyoma. Hano Pawulo kuvuga amategeko y'Imana, ntabwo ari kuvuga amategeko ya sosiyete, ntabwo ari amategeko agaragara muri popularity. No, cyo ni ikinyoma. Aho niho mugiye gushira mu karimbuka mwebwe mwakurikiye abantu, ntabwo mwakurikiye Kristo. Mureke dukurikiye Kristo bene data. Pawulo rero aravuze ngo abapagani badafite amategeko y'Imana iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiriye amategeko nubwo batayafite. Urumva kantu? Numva ngo abapagani iyo badakurikije amategeko y'Imana. Iyo tuvuze amategeko y'Imana na yahe, ndashaka kubasobanurira amategeko y'Imana yariyo, basobanure no ku buntu, mbigisha urwandiko rw'Abaroma kugira ngo buri wese arwumve. Hari amategeko y'abantu ashyirwaho n'abantu. Amategeko y'abantu ari aya ngaya tubona ari mu butegetsi za government zose ziri ku isi, baba bafite itegeko nshinga. Buri gihugu cyose kigira itegeko nshinga ryacyo n'andi mategeko. Akaba amategeko arebana no gucira abantu imanza akoreshwa mu nkiko. Hari amategeko menshi, ariko Pawulo ni ari kuvuga aya tugomba kuyamenya, tukamenya n'amategeko y'Imana, tukamenya n'ubuntu bukomoka mu kwizera Yesu Kristo cyangwa ubuntu twagiriwe. Nono aravuze ngo abapagani ubwabo iyo bakoze iby'amategeko, aya mategeko avuze rero ntabwo ari amategeko ya sosiyete, ni amategeko y'Imana. Iyo bakoze iby'amategeko asaba ngo bo ubwabo baba bihindukiye amategeko. Ntabwo Bibiliya ivuze ngo baba bubahirije amategeko, ahubwo iyo bakoze iby'amategeko asaba ngo bo ubwabo imbere y'Imana bo bahindutse amategeko. Ntabwo bubahirije amategeko, ahubwo bahindutse amategeko. Komana yaba abantu bumvaga ijambo ry'Imana icyo rivuga, none se barahinduka amategeko, nibo amategeko Imana ashyizeho. Pawulo arimo arabereka uburyo ibi bintu ari bibi. Arangije avuga ngo abo bantu nyine bakagaragaza neza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamywa n'imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura. Kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izacira abantu iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Urumva n'Imana nica urubanza ngo izarucira muri Yesu Kristo, ngo niba Imana izaciraho iteka muri Kristo Yesu. Beneda, ndagira ngo ibintu mubyumve, ndashaka kugira ngo twige urwandiko rw'Abaroma. Aba bapagani bakora iby'amategeko asaba ngo ubwabo bagahindukira amategeko. Hari ikintu kibabaho, ngo baba bari guhamya yuko amategeko yanditswe mu mitima yabo, ngo kandi ibyo bari gukora ngo bikaba bifatanyije n'umutima nama wabo, ngo Imana akaba ari ibyo izifashisha mu kubarega no kubaregura mu kuri kwabo n'ibinyoma byabo, ngo izaba iri kubaciraho iteka muri Kristo Yesu. Ntabwo ari kubaciraho iteka ku ruhande rwabo. Aya magambo ngomba kuyagarukaho nkabigisha nibuza nishaka nyigisha desemeni, nishaka nyigisha ibyumweru 2, ariko ndagira ngo ahantu tuhatinde cyane. Mbere y'uko rero mavuga, ndashaka kubabwira gatoya ku mateka y'uru rwandiko rwa Pawulo no kubabwira kuri Pawulo. Bibiliya ivuga ko ari we ntumwa y'abanyamahanga. Imana yamuhamagariye cyane kuba intumwa ibwiriza abanyamahanga. Iki nacyo no gusobanukirwa abanyamahanga inkomoko yabo ni yihe. Ubundi mu isi hariho amoko ameze nk'arabiri, n'ubwoko bumwe imbere y'Imana, ahubwo byabaye bitewe n'iki Imana ashaka gukiza, bitewe n'uko Imana ashaka gukiza abari mu isi. Itoranya Aburahamu imukuye mu bari mu isi bose, imukomora mu bwoko bwitwa ubwoko bwa Isiraheli, kuko bakomoka kuri Yakobo. Yakobo ari we Isiraheli. Abandi bose basigaye badakomoka kuri Yakobo bitwa abanyamahanga. Pawulo rero Imana yamuhamagariye kuba intumwa y'abanyamahanga. Pawulo yagize ingendo 3 mu ivugabutumwa rye, urwa 3 nirwo yaguyemo. Nuvuga ngo urugendo rwa mbere Pawulo yagiye muri Aziya, urwa 2 ajya mu Burayi. Ageze mu Burayi ajya mu gihugu cyitwa Ubugereki. Byakozwe n'intumwa igice cya 16 kuva ku murongo wa 10 kuva ku murongo wa 9. Muzasome hose ni wavuga urugendo rwa 2 rwa Pawulo yagiye ku mugabane w'Uburayi, avuga ubutumwa mu Bugiriki. Ageze mu Bugiriki yagiye mu migi igeze kuri 6. Yagiye i Filipi, ajya i Tuwatira, ajya i Tesalonike, ajya i Beroya, ajya muri Atene mu rwa mukuru w'Ubugiriki, asoreza i Korinto. Urwo n'urugendo rwa 2 rwa Pawulo yakoze. Urwa mbere we yagiye muri Aziya, agenda mu bihugu byose bigize Galatiya.
agaruka muri Antiyokiya aho yari yavuye, bwa kabiri asubiyeyo kugendera ayo matorero yose yatangije muri Antiyokiya, aprito muri Galatiya, kuko Galatiya yari ampire iri muri Aziya yose. Hanyuma rero iyo tuvuze ampire tuba dushatse kuvuga ngo ni ugufata nk'ibihugu, nko gufata wafata ibihugu byose bya East Africa ukabishyira hamwe, ugashyiraho n'ibingibi byo muri Afurika yose y'Uburasirazuba, byose ukabishyira hamwe, byose bikaba ampire, bikaba biyobowe na perezida umwe, wenda tuvuge nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba ari we muyobozi wabyo. Byo rero byitwa intara, ntabwo byitwa ibihugu, ahubwo igihugu naho perezida bari. Ubwo u Rwanda nirwo rwaba ari cyo gihugu kiyoboye izo ntara zose, ariko nabyo ari ibihugu. Rero ampire nuko bimeze. Galatiya yari ampire iri mu mugabane wa Aziya. Pawulo rero agiye muri iyo migi yose, twayita imigi cyangwa intara, ariko byari ibihugu. Muri iki gihe ni ibihugu. Urwo n'urugendo rwa mbere, arangije asubira muri Antiyokiya ku cyicaro aho yaturutse. None urwa kabiri rwo yari yongeye kugenderera ya matorero, ariko ashatse gukomeza umurimo we muri Aziya, Imana iramwangira. Ibyo tubisanga mu Byakozwe n'umwa 16:6. Baravuga ngo bukeye banyura mu bihugu by'Ifurigiya n'i Galatiya, babuzwa n'umwuka wera kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya. Bagerageza kujya i Bituniya, ariko umwuka wa Yesu ntiyabakundira. Ngo nuko banyura i Musiya bagera i Tirowa. Nijoro Pawulo ararota, aho ni ku murongo wa 9 w'ibice 16. Ngo nijoro Pawulo ararota, abona umugabo w'umunyamakedoniya ahagaze amwinginga ati, ambuka uzi Makedoniya udutabare. Iyo bavuze Makedoniya bashatse kuvuga ni Macedoine cyangwa se Macedonia. Macedonia nibwo bugira iki bw'uyu munsi, nuko hitwaga. Nshuti z'Imana, Pawulo bagiye mu rugendo rwa kabiri, ajya mu Burayi, mu gihugu cy'Ubugereki. Urugendo rwa gatatu rwa Pawulo yarukoreye muri Aziya ntoya, ariyo Turukiya y'uyu munsi, hariya dusanga amatorero 7 yo mu gitabo cy'Ibyahishuwe, ariyo Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sarudi, Philadelphia na Laodikiya. Urugendo rwa gatatu Pawulo yarukoreye ahitwa muri Efeso, muri Aziya ntoya, muri Turukiya. Ahamara imyaka 3 abigisha ijambo ry'Imana. Urabisanga mu Byakozwe n'umwa 19 kugeza 21. Nyuma y'imyaka 3 asoje, mu Byakozwe n'umwa 20:17 yasezeye abakuru b'amatorero, ababwira ko agiye kwaduka abigisha b'ibinyoma, kandi ababwira ko batazongera kubonana ukundi, kuko aramaze kumenya ko agiye gupfa. Yababwiye ko ngo umwuka ari kumuhamiriza mu midugudu yose yuko ingoyi n'imibabaro bimutegerereje i Yerusalemu. Uko niko byagenze koko. Yagiye i Yerusalemu, arabohwa, afungwa imyaka 2, ari kwiregura imbere y'Abayuda, asaba kujya kujurira kwa Kaisari Roma, ko yahoranaga inyota yo kujya Roma kuvuga ubutumwa, asaba kujya kujuririra kwa Kaisari Roma. Baramwambutsa aragenda i Roma, havuga ubutumwa cyane. Rero Pawulo niwe wanditse urwandiko rw'Abaroma. Yarubandikiye kubera iki? Kubera iki yababwiye amagambo aremereye arimo? Buri wese azirikana aya magambo. Kubera iki Pawulo ageze kuri iyi verse akavuga ari amagambo ngo abakoze ibyaha bose baza amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, ngo kandi abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Aya magambo abindagira ngo muyazirikane mwese. Umvaga kantu, abakoze ibyaha bose bataza amategeko, Bibiliya yavuze ngo bazarimbuka badahowe amategeko. Soma Bibiliya yawe y'Icyongereza urasanga ariko Bibiliya ivuga bazarimbuka. Abakoze ibyaha bataza amategeko bazanarimbuka ariko batanahowe iki? Amategeko. Ubwo turahera mu bihe bya Adamu, ku bwa Kayini na Abeli, gukomeza kugera mu gihe cya Nowa, kugeza mu gihe cy'umwuzure. Abavuye mu nkuge, Nowa n'abahungu be 3 ndetse n'abakazana, ababayeho muri ibyo bihe, muri Antikiti, icyo gihe cyose bakoze ibyaha bagasenga ibigirwamana. Ngo kuko Yesu ataraza mu isi se, Imana izabacira urubanza igendeye ku mategeko bagenderagaho y'ibigirwamana basengaga, cyangwa amategeko abagenga arebana na politike zabo? No, icyo ni ikinyoma. Ko nukuyobya abantu, kwica ubugingo bw'abantu ngo barimbuke, ari no bagira bakabereka ko dukoma kumvira abatuyobora mu bintu bashobora kutuzana byakwanduza ubugingo bwacu. Ngo kuko amategeko bashyizeho ari Imana yayabahaye ngo bashyireho, aho harimo urujijo, harimo urujijo. Hanyuma arongera avuga ngo kandi abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Aha tuzagaruka uko ari habiri. Aba bantu kuki bazarimbuka kandi amategeko batarigeze bayahabwa, ariko bakanga bakarimbuka?
kabiri, abase bari bahawe amategeko kuki Imana izabaciraho iteka ikoresheje amategeko. Ariko icyitonderwa, Imana isigaragaza, Pawulo isigaragaza ko izaribaciraho ibinyujije muri Kristo Yesu. Ntabwo ayo mategeko ari Imana izifashisha yonyine, izabikorera muri Kristo. So aha hantu buri wese arasabwa kuhumva cyane. Ndabasaba bene data munkurikiranye muri kwisi yose, abayoboke ba Gitwaza mwese, abicaye imbere Antoine Rutayisire, abicaye imbere y'uyu paseri Ntambabazi, n'abandi mwicara n'ahandi, mukangukira igitabo cyitwa Bibiliya. Uko bitabaye ibyo muzarimbuzwa n'abantu babahagaze imbere. Mufate Bibiliya buri wese yisomere. Twababwiye ngo abadivantisi icyo baturusha nuko biga imyizerere yabo bakayimenya, bagasoma ibitabo bya Ellen G. White bakabicukumbura, bagasoma Bibiliya mu buryo bucuramye, ariko bakabimenya, bagasobanukirwa isabato. Abayisilamu nabo nuko, Abatemwe de Jehova nuko. Niyo mpamvu utabanyeganyeza ku myizerere yabo. None twebwe abapene, twebwe abaprotestani, ibintu byacu ni ibipindi byo kugendera ku muntu runaka duhagaze imbere twigisha gusa. Ntabwo dushaka natwe kwisomera ngo turambye. Twabaye abakatolike mu buryo buzwi n'ubutazwi. Tuzi ko idini y'abakatolika aribo abayoboke babo aribo batojwe kudasoma Bibiliya. Papa niwe wenyine uyibasomera, niwe ubohereza verise bigaho buri cyumweru, bakabasomera misa ku cyumweru. Soma Bibiliya. Tugiye kugaruka mu rwandiko rw'Abaroma, ntago ndavuga amateka yarwo, ndashaka kubanza kubabwira amateka yarwo nkarubasobanura neza mukarwumva. Namara kuvuga amateka yarwo nkavuga Pawulo arubandikira kubera iki yarubandikiye, tukabasobanura ngo Abaroma ni bantu ki. Aba Baroma Pawulo yandikiye bari bande? Ese kuki yabandikiye uru rwandiko? Ese ni ibiki bigize uru rwandiko rw'Abaroma? Kugira ngo abantu basobanukirwe, turashaka kubabwira Yesu. Twababwiye ko ubutumwa bwiza bugizwe n'izi ngingo zigeze muri 5, ni nk'esheshatu nubwo tuzina muri 5. Icya mbere, kuvuka kwa Yesu. Kabiri, gupfa kwa Yesu. Gatatu, kuzuka kwa Yesu. Kane, kujya mu ijuru kwa Yesu. Gatanu, kugaruka kwe. Gatandatu, urubanza ku batuye isi batamwizeye n'ubugingo bw'iteka ku bamwizeye. Niyo mpamvu dushaka kubasobanurira ko rw'Abaroma ngo tubabwire Yesu. Ubu harageze ko noneho abapagani basobanukirwa Yesu, n'abari mu madini bakamusobanukirwa neza, kugira ngo bamenye uwo ari we. Mu gihe abantu bose batizera Yesu bazarimbuka, baba baramubwiwe baba bataramubwiwe. Kabiri, ababayeho mbere y'uko Yesu aza mu isi, ababayeho mu binyejana cyangwa mu binyagihumbi byabanjirije Yesu aza. Yesu yaje hashize imyaka 4,000. Ibi byose tubona bw'isi biremwe, ndetse yaciye imyaka irenga 1,000 Mose abayeho, na ba Dawidi mu 1,100. None kandi abantu bose babaye ibyo bihe byose batigeze bamenye Imana ngo bagendere mu mategeko, bazarimbuka. Nituvuga amategeko mujye mwumva amategeko y'Imana, nimo kumva amategeko y'abantu. Amategeko y'abantu se yatugeza he? Nta hantu amategeko y'abantu yakugeza. Imana niyo yashyizeho. Twashaka kukubwira yuko ukwiriye kuba maso, ugasoma igitabo cyitwa Bibiliya. Musome Bibiliya. Dore Bibiliya imirabura. Ejo bundi mwarumvise kuntu habayeho inama y'abakuru bose b'amadini, abahagarariye sosiyete ya Bibiliya mu Rwanda. Abantu bahagarariye sosiyete ya Bibiliya mu Rwanda, urabizi baherutse gukora inama y'ikora convention. Harimo n'uyu nguyu Kambanda Karidino wo mu Rwanda. Yarabisobanuye, bari gusobanura ukuntu Bibiliya mu Rwanda igiye kubura, ishobora guhenda ikageza no ku 75,000. Kubera iyo mpamvu, kubera ko abatera nkunga bayiteraga inkunga bababwiye yuko bagomba kujya bazisohora banditsemo, bagize amagambo bashyiramo yuko abatinganyi nabo ari abantu b'Imana kandi bemewe, kandi Imana itazabaciraho iteka. Kugira ngo dukomeze dutere inkunga Bibiliya muzibone, muzisohore ku mpapuro, mugende mwandikaho abatinganyi ko nabo bemewe nta kibazo. Barabyanga, none baparitse kubatera inkunga. Bo rero barajijisha bakavuga yuko ngo ahubwo ngo abatera nkunga ngo babivuyemo, ngo bibereye mu bindi, ngo bafite izindi business. Ariko ni iyo mpamvu ahubwo ni kwa gutinya kwerura ko ari ubutinganyi bari kubahora, kubanze kubwemera. Kandi ubundi barabwemera vuba cyane, nta nubwo bari butinde, baraza kubyemera rwose.
mugiye kubona Bibiliya ebyiri imbere y'abantu, iy'abatinganyi n'iyi ngiyi isanzwe, ku buryo pasiteri zazahagarara imbere zifite imbere ye. None murumva tudakwiriye gusoma Bibiliya? Twige tumenye, naho bitabaye ibyo umwijima uri imbere mwese mugiye kugwamo niba mudasomye Bibiliya. Uraza kugwa muri uwo mwijima uri imbere niba udasoma Bibiliya. Niba utayiga ngo wemere tuyikwigishe, tukwereke biri kuvuga, ukumva ko uwo bishop wawe ari uhagije, ukumva ko nta bandi Imana yahaye imihamagaro bashobora kugufasha, uzarimbuka. Duhiniye aha ngaha ku kiganiro kiba kirekire, hanyuma turaje noneho twigisha urwandiko rw'Abaroma neza, dusobanure iyi verise dusomye mu Baroma 2:12 kugira ngo dusobanure buri wese abyumve neza. Uko Antoine Rutayisire yabivuze, mwumve kuntu yavuze agatana bikomeye cyane. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimiye kubw'iki kiganiro cyiza uduhaye, turagushimira kandi kubereye maso itorero ryawe, turagushimira Kristo Yesu warepfiriye, turagushimira kuzagaruka kuri twara, kandi turasenze kugira ngo muri iki gihe kigoramye cy'ubugoryi, muri ibihe bibi cyane abantu batitaye ku butumwa bwiza, ukangurira abantu kumva ijambo ryawe no kumenya abagaragu bawe wahamagaye by'ukuri muri iki gihe uri gutuma, kugira ngo bakangure abantu kandi abantu bashe gusobanukirwa batazarimbuka bizize. Urakoze rero, ubutumwa tuvuze reka bugire ku mpera y'isi, bwumvwe n'abantu benshi, kandi umuntu wese ubwumva, umudayimoni wo kumunangira umutima n'umudayimoni wo kurwanya ubutumwa bwiza uwatsindwe mu izina rya Yesu Kristo, ahubwo izina ryawe ari ryo rishyirwa hejuru. Ndagushimiye kumvishe gusenga, habwe kuzo n'icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Mana igumugisha cyane, turagushimiye wowe warubanye natwe muri iki kiganiro, hanyuma tukurarikiye gukurikirana icya kabiri, ni episode mugiye kugenda muzibona tuvuga kuri iyi ngingo. Shalom shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.